kwimana pe ngewe ntabwo mba nakabyumvishe kuko biratubabaza muri iki gihugu cyacu cya Kagame gifite umutekano usesuye n'ukuri ntabwo numva ko ngewe umuntu niba yishe undi muntu bagakwiye kujya bahita bamwica kuko kumufunga byabonye abakomeza akabaho kandi akajya biba bibangamye baje rwose umusore wa mbere bamutera ibyuma bamaze kumutera ibyuma baramukubita bamukata n'umutwe mana uwa kabiri bamwica urushinyaguro ntabyireberaga n'amaso yawe nuko umuntu aburuka ajya n'ukuri kwima inzego z'umutekano n'ubuyobozi muturenganure muri umudugudu wacu. Inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana, umusore uturuka mu karere ka Rutsiro yiciwe mu karere ka Rwamagana mu gihe yararimo anywera mu kabari ko witwa Mukiza, ndetse barangije bari kumwishyuza aburayo bwishyu ari rukanka abantu batari. Nje nta kintu atinya kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho kuko nje n'ubu tuvugana mu mutekano ngire mu kangaratete abandi baturage bose babakeye mu bintu by'ubwoba ngo yageze igeje aho ugerageza gutangira amakuru kujye umera ariko nje ntabwo nashira icyaha kandi nkireba ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye kandi nabonye abashakangurira kujya batangira amakuru kujye bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi nagasuzuguro ndetse n'indengakamere n'ihohoterwa rishingiye ku baturage muri gihugu cyacu cya Kagame igihugu n'itamborari aha Kagame yagikuye turahazi tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe ibintu nakarengana abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi bahanwe byisasu nk'undi ngiye nk'abaturage tugomba ko umwe bo muntu yishunde bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu nibyo uvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije ibintu ntabwo babyumvikana rwose mu dukorera ubuvugizi Inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana, umugabo ukomoka mu karere ka Rutsiro yiciwe mu karere ka Rwamagana ubwo yararimo anywera mu kabari kuwitwa Kazungu. Yarari kumwe na mukuru we mu gihe yabuze ubwishyu cyangwa yabuze aho kwishyura arangije arirukanka, abantu bamwirukaseho batahise bamenyekana bamwirukaseho, ndetse mukuru wiwe abasha kubacika agenda atabaza inzira yose kugira ngo batabare murumuna we. Ni mu gihe murumuna we cyangwa nyakwigendera yageze aho yicirwa nta muntu uramutabara muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo bahise bamuhitana, ubu ngubu yitabye Imana mu gihe inzego z'ubugenzacyaha RIB zatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera kugira ngo hamenyekane abamwishe cyangwa abakoze bino byaha babiryoza. Ariko turi kumwe n'umuturage wo mwaka kagari kugira ngo abashe kudusobanurira ese ko iki badatangira amakuru ku gihe, ese bimeze bite, ese ubundi imva n'imvano y'ibi n'ibi, ese aka kabari ka Kazungu gakora gate, ese kuki uno mugabo yapfuye, ese Kazungu nta ruhari abifitemo. Niyo mpamvu twazanye twaganirije n'abaturage bo mwaka kagari kugira ngo badusobanurire uburyo ki byagenze. Nyaboneka munyarwandakazi, reka tubanze twumve uko byagenze kugira ngo mbanze ngira ikintu mbisabira. Ndetse umuturage uri ku muyoboro cyangwa kuri gahunda za Kidasamura Movie bamwita Faratop, ijambo ni iryawe nyakubahwa. Nukuri kwimana mu gihugu nibyo mba numva ntabwo muri iki gihugu cyangwa nkikira kandi hantu nge ndikavukira nanga, ariko ibintu ntabwo nari nakuze mbyumva ariko bitangiye kuza vuba hazemo amashyari mu baturage mu bikema amakimbirane imitekano yacu iri mu kangaratete. Ejo bundi rwose umusirikari yasanze umugore wari kumuca inyuma, umugore yahita yiyaho. Ibyo wenda ntitubitinda kuko ni ingeso mbi z'abagore badashobora kwihanganira abagabo babo, ariko rero ibintu by'urugomo buranga ubujura iki kwica abantu abasore babiri gusa batubabaje ntabwo nabona n'ukuntu mbivuga pe n'agahinda gusa. Mudukorera ubuvugizi rwose nkamwe nka Kidasamura TV cyangwa se Kidasamura mudukorera ubuvugizi n'ukuri kw'Imana pe mutubabarira mudukorera ubuvugizi. ibi bintu ntabwo ari RIB byinjiremo tumenye abagizi ba nabi ibintu baba bakoze ntabwo ari byo. Twagerageje gushakisha mudugudu kugira ngo tumubaze kwa kino kibazo cyo mwakano kagari ku mpamvu abaturage badatanga amakuru. Twagerageje guhamagara mudugudu kugira ngo tumubaze ku kibazo cy'uno musore wishwe cyangwa tumubaze kwa kino kibazo cya kano kabari ka Kazungu. Gusa twagiye kureba mudugudu iwiwe mu rugo dusanga naho hari. Tubajije madamu atubwira ngo yagiye guca ishuro muri rusange. Ni mu gihe twese duhamagara umukuru w'umudugudu kuri telefone, ku murongo wa telefone. Umukuru w'umudugudu yatubwiye ko iki kibazo atarakizi mwono mudugudu no bwa mbere ibi byari bibaye, ndetse mudugudu yatubwiye yuko agiye kubyitaho kandi akajya atangira amakuru ku gihe cyangwa abantu bakora ubugizi bwa nabi mu kagari ke abashe kubashyikiriza inzego z'ubugenzacyaha RIB bahanwe. Mudugudu yatubwiye ko ibi bintu agiye kubyitaho cyangwa iki kibazo agiye kugikurikirana. Aka kabari ka Kazungu agiye kukitaho kugira ngo arebe uburyo gakora imikorere yako nakahe, ndetse mu ijambo n'abaturage ndetse
ndetse n'andi makuru menshi atandukanye murayasanga kuri Kidasamura TV Rwanda cyangwa kuri BTN TV Rwanda. Ni mu gihe Kidasamura ari ihuriro ry'ibiganiro bigiye bitandukanye. Munyarwandakazi nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura muvi mubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri 0788460285. Ni mu gihe iwawe cyangwa mu mudugudu iwanyu hagize ikibazo kihavuka wabuze ugufasha cyangwa wabuje ubutabazi bw'ibanze, wahamagara iyo nimero aho waba uri hose turahagusanga, tukaza tukagukorera ubuvugizi kugira ngo nimba waba wahohotewe urenganure, nawe waba wahohoteye uhanwe. Umuturage watanze amakuru yavugaga yuko umutekano we uri mu kangaratete. Ni mu gihe bino bisambo cyangwa bano bicanyi nawe bashaka kuza kumugeraho bakamwica, ariko ntago twigize tugaragaza ibimuranga cyangwa umudugudu aturukamo cyangwa agace. Niyo mpamvu tutashyize byose hanze cyangwa atatubwiye buri kimwe. Hari ibyanze kutubwira kugira ngo bikunze kubera mwono mudugudu cyangwa mu kano karere ka Rwamagana bikunze kuhabera, ndetse yavuze ko uno mugabo yari yaje gushakisha imibereho mu karere ka Rwamagana aturutse mu karere ka Rutsiro. Inkuru irambuye mu masaha ya saa 9.